umva mubwira ubwo urumva iki ko kwambwira ngo ntyumve ege oya impamvu zose wama wari kuzima ku giti cyawe ariko njye ntabwo nazumva ubwo urumva kumbwira ngo nyine ngo ndacyari umwana yari impamvu wama Lorenzo rekeraho kumfata gutyo pe none se niba ndi umwana kuki twakundanaga ubizi yuko nkukunda kandi nawe ukaba unkunda ariko budana nubwo ukinkunda kuko amaze gushaka ese undi ubwo umugore ni icyo ndushara ku buryo utari kubasha kunyihanganira umva rekeraho amashuri ubwo uraje witwaza amashuri ese kwiga nziga imyaka yanjye yose umwaka umwe mbura uyu umwe wenyine gusa warambabaje pe warambabaje mbisubiremo njye sinzi n'icyo nakubwira mbese ubu nibwo ukibona ko ndi umwana imyaka se ni iki ni imibare cya mbere ni urukundo kandi twari turufitanye urabizi neza aya rekeraho njyewe nubwije ukuri ndi kumva nari ikintu mfite cyo kuganira nawe ubwo urumva se twahura tukaganira iki tuganireho ibiki tuganiraho utari kuganiriza nonaha n'ubundi ni ibingibi turi busubiremo ukomeza unyumvisha ngo nagiye ku ishuri ngo ndi umwana ngo gushaka ibyo ngibyo nibyo ushaka kunsubiramo se turebana okay ngomba nkubwire umva nyine rekeraho ngaho kunsobanura ko nta kintu wansobanura ntyumve ngo makanya mbitekerezeho nkuko nawe nyine byagufasha umwanya ubitekerezaho makanya nanjye nduhuke mu mutwe kubera ko bino bintu biranjagaraje pe ntabwo ari ibintu byoroshye kubyakira ngayishyire mu mwanya wanjye cyokoze uri umwana mubi nabona nzi ko wankora bino bintu pe ngiye kuruhuka nyine ndaba ndi kubitekerezaho ubwo ninumva binjemo ndagusubiza wowe nugiye kureba telefone ubwo ndagusubiza ntiwongeye kumpamagara umwanya nyine bwo kubitekerezaho njyewe ubwanjye ndakwihamagarira nkusubize gusa nawe wicara uzi neza ko wambabaje yego umeze neza bite se cyane nange ndaho bimeze neza ko uri muri nk'izi karitsiye se bimeze bite izi karitsiye nanjye nsigaye nzirimo si uko se nsigaye mbana na Lorenzo yarangiye mubanye byarangiye tubanye gusa nyine kubana n'umugabo ntakunda ntiyumvamo cyangwa ngo biba bigoye cyane pe bigoye byatari so amaherezo azabaye amaherezo usibye imana nawe ubundi njyewe sinzi pe nta kindi kintu nzi cyabaho usibye kwiyakira kandi nariyakiriye cyane rwose nariyakiriye ase ubundi wowe bite ko mbona ibintu by'abakobwa wapi ntabyishamadukiye ubundi basi mwebwe umutima mwikura hejuru ibintu by'abakobwa rero njyewe mbigendamo gakeya kubera ko burya sinya nk'upfa kuvuka mu bintu by'amapensi cyane izo chance nkabona umuntu dukundana duhuza twafatiraho nta kibazo ahubwo mwebwe muba mwarahiriwe bonne chance kuko arimo guhirwa kugenda gukundana na Lorenzo uzi n'ukuntu ameze n'imyitwarire ntaramukunda ndumva arimo guhirwa ikibazo nuko wenda uba wigiretseho umusaruro ukajya kubana n'umuntu udakunda nicyo kibi hari igihe umuntu aba yabuze andi mahitamo cyane ariko ni ukwihangana wenda bizaza hari igihe umuntu ahinduka urukundo rukageraho rukaza bizagenda neza nta kundi nyine
icyambere no kwishyira mu mahoro nawundi aranenze hano ruguru ayo nangiye kurebayo wowe se wajyaga he nahanga nyine mba nibere nanjye nkorera amahanga okay kuko nari ndi muri pause navuga ndereka nze penirera bihita guca kwezi kameze ubwo se yarabikubwiye wumva ntacyo bigutwaye kumukorera muturanye nta kibazo mwumvishe nta kibazo nta kibazo kubera ko nakubwiye ko kuva na kera nashakaga akazi kandi akazi kariko kose nagakora kuhakora duturanye ntacyo bintwaye icy'ingenzi ni akazi kandi ni amafaranga nyine nkabona icyo nshaka muri buno buzima rero nyine bijya bidusaba gufata imyanzuro ikakaye kandi buriya akazi kabi kaguhisha keza sibyo cyane ko ngiye umukozi wese nakiriye hano ngiye guhereza umuntu hari ibintu mubwira sibyo buriya mu kazi kose wakora discipline bari iya mbere ugomba kugira discipline nyine ukubaha abakoresha bawe nyine ukitwara nk'ufite imyaka ufite sibyo kubera yuko iyo ubikoze ukabikora neza ejo ushobora gusanga nyine akubonyemo ubundi bubasha akaba yaguhereza n'akandi kazi keza yego so rero hari umuntu wari wamubwiye nkuko nagwamagaye mbikubwira ngira ngo ushize nyine bikubwiyeho abwira ko ashaka umwana w'umukobwa mubwira ko hari uwo mfite akumvisha ari umumama witonda uvuga amagambo make so rero shaka mbane yanjye pe ndakwinginze nati ntuzamaze isoni oh my god ubu nabonye akazi ntangire ndisetingemo abonye akazi kumva naga amafaranga aba ari menshi ariko buri mafaranga yose biterwa n'ukuntu wayatwaye ayo ariyo yose sha ubuse ko nta na make nahembwaga ndaho ngaho gusa urumva kuba nakabonye n'ibyo bintu bya mbere hari nshimishije umukobwa ageze hano kamureba nkabona nyine afite umuco waritonda nyuma y'igihe gitoya bakambwira ngo yabananiye kambwira aramena ibyombo kambwira ajya kuri telefone umwanya munini arajya kurangara mu bandi bakozi ukuntu nkubona uza bari kubitwara ntabwo nzagerageza ntabwo nzagukoza isoni cyane ko riga ntabwo ari kure ya hano n'ubundi ni hafi yego nzajya nkora ntahase cyangwa nzajya nkora mbayo ntabwo twabivuganye neza ariko ibyo byose buriya ntabwo ntekereza ko yari azi kuri uwa hafi urusha gusanga uzakurubamo cyangwa niba bari gukora utazi se hari icyo bigutwaye icy'ingenzi ni byiza ni uko nabakora mbamo kuko n'ubundi abana bagana n'incumbitse okay n'amasikara kwishe mwese ko mbona mutabikoze wagiye tubwira uriya mu kadoga akabikora ni ibiki se kuje hano mandagiye nangije ngo uje kumbwira ko ugiye kuzana agasuku mfashe guharura hano none ngurabaye gutyo urabona nagiye ndagiye ariko ndahita nza ntabwo ndi butinde ugiye heze hari umushiti wanjye ngiye kureba genda usabe se uruhushya ngo iki papa ntabwo namusaba uruhushya so wowe uyobewe ko papa yambujije kugira ahantu njya kandi urumva musabye uruhushya ntabwo yabyemera n'ubundi yahita mbuza yarandumva ibyo akaba ari uguhangana pe ahubwo reka nigendere wenda aze kunziza yuko nta ruhushya namwatse ubwo se urumva nugenda utamusabye uruhushya atari bubone ko twagambanye oya wowe bindekere nyine ndabizi ndaze yarakaye umva yabaye nk'intare ariko nta kundi byagenda urabizi ko yakubujije kugenda genda umusaba uruhushya narukwemerera ugende ma wapi njyewe nakubwiye papa ntabwo namusaba ese uyoboye papa aka kanya ntabwo yabyemera nyicira gahunda kandi njyewe namaze gufata gahunda zanjye ndagiye ntabwo ukomeza ukora amasuku yawe ndagiye ntabwo ninda ndahitaze ntabwo utimbagura ntuze kurira sha rero nuko bimeze nicyo nagira ngo mubwire kandi rwose uzambera ifurumbera umwana mwiza mwana ndumva benshimishije kereka hari wemeye nkaguhobera
oya nta kibazo ibyo ngibyo nyine umuntu wese agomba gukora umuntu kuko natwe igihe tugeraho tugeze aha ngaha twafashwe ukuboko cyane ko kampani yanjye icyo ishinzwe ni uguhereza umuntu ubuzima nawe akagira aho akura umugati akagira aho akura umwenda mwana iyi kampani ndayikunze pe izahoreho rwose ifite umuyobozi mwiza nkawe murakoze cyane njyewe nitwa Tina nitwa Tina akaba nanjye nyiri iyi kampani so feel free nukageza nyine ko nunajyayo ukagira ikibazo ushobora kumuhamagara kuko hari igihe byanga nkaba nakohereza ahandi umva ndabyishimiye noneho ntabwo umuntu agukunze yego murakoze cyane ko nawe uri umukobwa mwiza ushaka kuba mu buzima busanzwe witwara neza nta kibazo ariko nyine nta muntu wemenye umuntu avugwa n'abandi yego gusa rero nibyo ndaga kubwira ibindi ubwo nyine igihe cyo gutangira akazi ndaza kuzaguhereza message ibyangombwa byawe wabinyoherereje kuri mail sindanabikuraho ariko ndaza kwanza kuzuza document zawe nijoro ndakumenyesha ukuntu ugomba kubigenza noneho nahita njya kwitegura it's okay wagenda ukitegura imyenda yawe ukayishyira ku murongo nzakubwira bitarenze nijoro bino bintu ndabikunze Imana nyine yumva gusenga kw'abaraperi irantabaye ntabwo nari nzi ko nahita mbona akazi gutya mu buryo bwihuse buriya riga muri buno buzima nyine iyo uhaye agaciro icyo ukunda ukanagisengera nta mpamvu Imana itagushyigikira ariko nawe mwarakoze gushinga iyi kampani kuko ndatekereza hari atari njye mu wa mbere yabifashije niko kazi kanjye urakoze cyane rero nakomeza akazi mfite abantu ngomba kuvugana nabo hari inama ndi kujyamo mu kanya y'abandi bantu dukorana kugira ngo umeze kugira ibitekerezo bigari wakoze cyane kwitaba Nadia nonese ubu ntabwo wareka nkakubera inshuti yawe kugira ngo tujye tubana nyine nk'umuntu warangiye akazi hano mba mbyifuza ukajya ungira inama nanjye nkazagira ikirenge mu cyawe Nadia ntabwo nabyanga buriya kugira inshuti mu buzima no mugisha nta kibazo ufite nimero yanjye nanjye ufite iyawe cyane ko ngiye kuguhuza n'abantu niyo mpamvu nakubwiye ngo in case wagira ikibazo wampamagara twavugana murakoze nawe urakoze igikombe sawa umugoroba mwiza Bwana se hahindutse guteza ijoro si ibisanzwe nsanga ari uko hasigayemo umugore ukinjira uba utangiye ibiki wajya ugabanya gufuha kuko be si gute nafuha nicaye ntuze kandi usigaye ubana n'undi mugore ariko baby ugomba kumenya yuko ari wowe muntu nkunda ku isi yose kandi ari umukobwa uruta abandi rero ntukijyanye n'abandi pe wagiye kumushaka sinahari nahise ko twamenyanye nyuma yuko naramushatse kandi nkabona ntanagikunda rero nikundira wowe gusa mwese wakirukanye ko make njye narakubwiye ndagukunda gushaka ibyo niyo wambwira ngo none wamite nguma hano njye twahita twishakana sheni arega nawe ugomba kumenya yuko ibintu byose ari process siruta urukundo niyi process twazigezemo ko kuba dukunda niyo process ya mbere nyine ntago urumva nk'umuntu nanone ntago nahitamo turumbura gutya mu nzu ugomba kubanza no sheri nyine ubanza wumve ngomba kubanza nkashaka impamvu yo kumwiyenzaho nde noneho akabona gusohoka ariko muri icyo gihe uri gushaka impamvu muri kubana mu nzu acaho mureba arakubona no sindi nagarara mu cyumba cyawe murararana arakubona kandi ngiye urabizi nkubona nanagukumbuye none ngo urashaka impamvu iyo mpamvu uzayibona ryari ngiye mbabarira banza umwirukane niba ari umugore ukeneye ngenda hari nze twibanire basi ngira none ahangume hano yo kumwirukana
undi sugo ntabwo mbyumva shira nayo ikintu nshaka kumva uriya mugore wawe undi n'icyo andusha siko nayo ikintu na kimwe andusha urabizi neza njye nakora n'ibyo utakora I know ibyo ndabizi cyane kandi mbiha agaciro ariko nanone famiye irabizi yuko aba hano ntabwo nahita rero mwirukana gutyo ntashatse impamvu yumvikana famiye yawe yibwiye ko ufite umugore umurenzeho ese ubundi kuki abagabo bashaka abagore nyine mama mugihe umuntu ugukunda nawe ukunda kandi utumunyurwa uko ubizi ntabwo umunyura koko kubera icyo uri I know baby I know that ikindi kandi nanone don't worry ndabikora vuba kandi nabiziye kuri buze kwishima sibyo njyewe mugira arakiri hano ntabwo ndikumva nekanye ubwo se urumva nakisanzura gute nk'ubu ngubu ndumva ndi gutekereza twakabaye tujya dushe arakonje nyine tukoga tukajya kuryama kundebera uriya mugore ari muri iyi nzu ibyo byose nta na kimwe kirubi ako rero bimeze nyine tu shaka gusa nyine hari gusa ukunda pe kuko kubona umuhungu nkawe utajya mu bintu by'abakobwa birabakeye oya ntabwo nakwigiraho umwene ngo nuko ntabajyamo ahubwo ikibazo hano kiba kiri nahangaha kubona umuntu muhuje kuko hari igihe ugira utyo ukabona umuntu murakundanye ariko muhuza nayo n'iyindi point aho ngaho wavuze ukuri nta kibazo rero ngo njyewe reka ngende kuko urabona n'undi nayo ndimo ndihuta ari twazashaka umwanya wo kongera kuganira okay shasa nkorera ahangaha rero nsabe nushaka za Igiciro tuganire nta kibazo sawa nta kibazo rwose ntabwo uri kubyumva reba iyi mbeho kuba twicaye hano muri salo ubu si twakora dushe tukajya kwiryamira ariko ngo z'abagore ziri muri ino nzu ese ubundi ari hehe ko ntayo kumwumva ndi kumva impumuro ye hano baby nawe hari nyine kumbe kandi twibaza impamvu waba wamamagaye hano wacunze adahari sinagira nyine twisanzure twisanzure ariko mu kanya yabaje gusa urumva twakisanzura gute aramutse aje se no way ni ibiganiro nta kintu nashaka gushakiraga pe tuganire se turi abanyamakuru ku buryo turi gukora ikiganiro kabiri kangahe njye nawe twicara tukaganira by'amasangana gutya ako se shuko mba numva wabonye umugore warahindutse na okay ahubwo reka njye kureba ukuntu icyumba cyanjye gisigaye kimeze wasanga icyumba cyanjye musigaye mugifata nabi nuse kutabyumva tugenda unyereke sibyo uri kwigira ibiki ntabwo washashe ako umugore wawe yashashe ngo tugende ese ubwo imbere navugiye ntabwo uba wumva ngenda narambiwe ukomeza umbwira ibintu ukandeba gutyo Domina yewe umpamagara mu izina ry'inkuba kugira ngo rero umpamagare izina tubyiniriro nase sinabyaye ku buryo umpamagara mu izina Domina ubu nyise mama Monica wabiki ibyo ni ibya cyagene n'ibya kera ntabwo bijyanye n'igihe turimo ubu ngubu yahubwo uragira ngo ubaze Yariye ntabwo nzi aho yagiye aho mwagiye muvugisha ukuri mvugisha ukuri iki se ariko yigeze kumbwira ko hari abana ari bujye kureba ubwo rero birashoboka ko yaba ariho yaba yagiye kuko nta kintu yari yambwiye nzi ko warumbeshye nzi ko wari unyuranyije abagabo n'ayo uvuze bwa mbere nyine nari mbyibagiwe kandi byose niwe uba wabitetse ibiki ntera ubu ureka umwana akagenda akajya gukora ibyo ashaka byose bagira ngo umwana nawe abikirumba andumbira nk'uko uwa mbere andumbiye yakurumbiye ate ahubwo ko wamugurishije amafaranga ukayarya warangiza ngo umwana yarakurumbiye nkayarya
amafaranga nyabakisa ahubwo ngiye ko natekereza ko uriya mwana agomba kumfasha akanzamurira mu ntera bitewe n'ukuntu nabonaga ubwiza bwe ariko none ubu ngubu ubwiza bwe mbere busa yenze ko mfite umwana kiriya kirumbo nacyo kiragenda kinena injuga. nyine iyo washyingiye mu bamirabusa urinda upfa nawe uri umumirabusa. ntacyo komeza umbwire umvugireho umbwiriremo ibyo wishakiye kuko ndabizi ko ubu niwo mwanya wawe wo kuvuga ibyo ushaka ariko nanjye igihe cyanjye kirahari nzakubwira tu. none wowe ugafata umwana tukamureka akagenda ngo agiye mu nshuti ze ntuzi iyo agiye ntuzi yagiye kwande wowe ukareka tu umwana ubwo izo ni indero nyabaki ubwo ngo nawe murarera. wowe wareze neza so ntabwo nareze neza se sane ni so ari je nawe se urera ninde. agatege ndakabona ko kuriya mugore bareba nk'ibi byishimo udashaka guhora n'iruhande rwawe. ashiki uraje umbwira ngo ntaye umugore ngo atansanga hano. ariko baby bamugura uza amahane agira uzaramutse agusanze hano yakora iki se? ni indeta zakiza kabisa. mwese ibyishimo naguhaye ubu yarahari ngo biguye. of course ntabwo ibyishimye umuringanya kubitanga ariko nanone ntabwo nshaka amahane muri runo rugo pe. ubona ntabwo ndamwirukana biri official rero birasaba yuko ugenda ahubwo ataraza. natangaye ikindi kintu wambwira ese ubundi kuki utamubwiza ukuri ko ari njye umugore wawe wa mbere ujye umenya ko umugore mukuru agaba ari umugore mukuru. sheri rwose kuki uba wabyoroheje cyane. none si cyo bw'ikintu kitoroshye amahoro ni igiki ahubwo mbe kiravuba kiri witegura atagusanga hano. naho njye Kuki? njye ntabwo urukumbuzi rurashira siko wagira ngo nta nubwo uba umumbuye. Pembe mukumbuye cyane pe ariko ikibazo nanone ntabwo nshaka induru z'uriya mugore please. Nese wowe urifuza yuko ahubwo harakonje. again What? Sinagukonje. Baby come on. okay Turinze abagore ubuzana twishimiye. ariko be What? Ako wagira ngo uriya mugore yarakuroze. nkamukoresha amakosa pe. Umugore. Njye sona ndi umugabo. ufite inshingano nini zihagije zo kurera ninde. njye ufite inshingano zo kurera nawe ufite inshingano zo kugurisha nta kibazo. aho ukunda kuvuga ibigambo biri aho ngaho gusa by'inyo ni nawe utuma igihe cyose umuntu avuga nabi nta mahoro umuntu aba afite aha muri uru rugo. umuntu araza akiturwa inabi akakirizwa inabi akaryama yajya kuryama nawe agabwa inabi bite byawe. none se mugabo mwiza ko inabi yawe unyuka ari ryo ryambereye ifunguro rya buri munsi ntabuzwa n'iki kurirya. noneho karindukaho iryo funguro banatuza umubiri ibirutsi ntibiraza ibirutsi ntibiza noneho bizantwika barakubeshye noneho ngewe nzakunnyaho nta kibazo. ibyo wankoreye birenze kunnyaho ni byinshi kandi ntabwo ndarya bya nyabyo. nzakwihanganira mugabo mwiza nushaka uzazane n'umuhoro nteme nta kibazo. kuri uwanjye nanjye nkaba uwawe se kaje karemerwa. Beni cyonka byukuvuga madamu yaje. cyonka yaje yewe Ndese. madamu Damu none. akose byuka gira vuba. Ese nkora iki? Nose wabyuka mubwira akaza akamfasha. Wiki Tinubweza nsoza. kurarwara. Nose ubwo ndavana tutabona. Tinubwira ko ufite umushyitsi bebe aza nsoza. Cyangwa ibintu ryame araza kusange hano.
niyo mpamvu ujye munsi y'igitanda atakubona. ngwino nyine nawe utagarutse araza. Gira hasi. Si ikibazo ufite ni ikihe? Njye n'umuntu bakajya umenya ko ndi umugore wawe. Madamu si undenze nawe. Naza nsuze dore mba nasigaye umwitaho adahari. Ukuntu wazanye nk'itangazamakuru akavuga yuko uri mu buriri. Kakanya ibyishimo twari dufite utangiye kubyangiza ngo madamu. Wanambeshyura namukunda. Uranamukunda. Ukunda ariko ntabwo nshaka itiku kurya n'umuntu. Nose wabaye nk'uko twari tumeze. Cyangwa bari kujya munsi y'igitanda. Sinuke. Njye munsi y'igitanda. Hejuru y'umukunzi wanjye. Cyangwa inyuma y'urugi. Basi mbavuge. Numushimire rwose. Bibi waritse. Siko mbona utanyitayeho. Kandi mu kanya twe twakundanye cyane. Ko ninjye wari wishiye. Urukisi ngo ngwino rusome. Ngwino.